Yesu nashimwe cyane. Buriya kumvira Imana ni ikintu gikomeye. Mukomeze mwumvira Imana. Haleluya, muzagera kure. Umuntu wari hano wese ufite isezerano Imana yamuhaye, nakomeza kuguma mu mwanya arimo, Imana izasohoza ibyo yagize gute yavuganye nawe. Reka nkubwire ibintu ibi by'Imana ntawe ubishyira mu nyurabwenge, ntawe ubigira gute hoya. Njyamenya ngo na Satani ashaka kumpamagara, nkamubwira ngo Satani mva inyuma. Haleluya. Aha ni wowe wonyine ubuzima buhinduke. Aha ni wowe wonyine Imana izamurira umuntu. Aha ni wowe wonyine Imana ifata umuswa ikamuhindura iki umunyabwenge. Uwizera muri iri jambo amateka yiwe yagira gute arahinduka. Imivumo yose bakuvumye, amagambo yose bagutongereye, aka kanya ataye agaciro. Uyu mugabo twakurikiye niwe tajiro batajiri, niwe mukire, niwe ufite ubushobozi, niwe munyabwenge w'abanyabwenge. Uwo yahaye ubwenge arabugira, uwo yakomeje aramukomeza, uwo yazamuye aramuzamura. Haguruka komera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Uyu mugoroba twaje ahantu kugira ngo Imana yacu inezerwe. Imana yacu ni inezerwe muri aya materaniro. Imana yacu ni ihimbarwa muri aya materaniro. Hari abantu iri buze kugabira, hari amateka ari buze guhinduka, hari ubuzima buri buze guhinduka, abantu bari buze guhindurirwa amazina kubera uburyo Imana yagize gute yanezerewe. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Ijambo nkuzaniye muri uyu mugoroba riravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wagize gute waje. Byuka urabagirane kuko umucyo waje. Byuka urabagirane, urabagirane, urabagirane. Imivumo yose bakuvumye, amagambo yose bagutongereye, aka kanya ataye agaciro. Ndabisubiramo. Uwizera muri iri jambo amateka yiwe yagira gute arahinduka. Kwa tuvuze ngo imivumo yose bakuvumye, amagambo yose bagutongereyeho, uyu mwanya Imana irambwiye ngo muri iki giterane byuka urabagirane. Imana yaduhaye ubutware n'ubushobozi. Iravuga ngo ibyo tuzakandagira byose bizaba bikandagiritse, ibyo tuzashyira hejuru byose bizajya hejuru. Muri uyu mugoroba nibo mpanurira abantu bari bari mu kaga, bari bari mu bibazo, bari bari mu ntambara. Ijambo ryambwiye ngo byuka. Reka nkubwire ibintu ibi by'Imana ntawe ubishyira mu nyurabwenge, ntawe ubigira gute hoya. Bibiliya ngo Yesu yasanze umuntu uri ku kidendezi imyaka 38. Aramubwira ngo ruka ugende. Atangira kumubwira amagambo amubwira ngo njyewe ndi hano ku kidendezi, abandi yo baje barantanga, sifite uje kujya mu kidendezi. Rimwe na rimwe iyo umuntu amaze iminsi ari mu kibazo, ari mu ngorane, ibyo uwaje ntabwo ari byo asubiza.
haleluya, kubera ingorane wagize gute wahuye nazo. Ariko uyu mugoroba Imana irambwiye ngo iguhagurukije muri icyo kibazo, iguhagurukije muri izo ntambara. Haleluya. Gerageza mu materaniro uterana yose, ujye ugerageza uburyo wakomaha ku mutima w'Imana, Imana ikanezerwa, Imana ikumva irishimye, Imana yahindura amateka yawe kubera uburyo wakoze ku mutima w'iki w'Imana. Haleluya. Aha niho honyine ubuzima buhinduka. Aha niho honyine Imana izamurira umuntu. Aha niho honyine Imana ifata umuswa ikamuhindura iki umunyabwenge. Haleluya. Haleluya. Ariko barokore tubure byose. Uyu mugabo twakurikiye niwe taje no batajiri, niwe mukire, niwe ufite ubushobozi, niwe munyabwenge w'abanyabwenge. Uwo yahaye ubwenge arabugira, uwo yakomeje aramukomeza, uwo yazamuye aramuzamura. Abana b'Imana n'abana ba Satani barimo, birakwiriye ko bisobanuka nimba dusenga Imana tukaba abana b'Imana tugatandukana n'abana ba Satani. Haleluya. Nimba twaje gusenga birakwiriye yuko bimenyekana ko turi abana b'iki b'Imana, tugatandukana n'abana b'iki ba Satani. Ngo abana ba Satani bakora ibye Satani ise Satani agize gute ashaka. Nimba ukora ibyaha iso nta wundi ninde, ntabwo ntukanye niko ijambo ry'Imana rivuga. Abana b'Imana bakora iby'Imana, haleluya, ishaka. N'abana ba Satani bakora ibyo ise Satani agize gute ashaka. Twaririmba, twahimbaza, twajya mu mwuka, ariko birakwiriye gusobanuka ukamenya neza nimba mu by'ukuri uri umwana w'Imana. Imana yacu nishimwe. Yesu aramagambo amubwiye aca umugani yavuze. Yaravuze ngo umuhinzi yasohoye imbuto, agiye kubiba aba imbuto nziza, ariko umwanzi araza biba imbuto ki mbi. Ngo nyiri umurima araza aramubwira ati databuja, ko duheruka tubiba imbuto nziza none tukaba tubona urukungu mu masaka. Nyiri umurima aravuga ngo nimureke urukungu rukurane n'iki n'amasaka. Yesu nashimwe cyane. Igihe cyo kwera amasaka amaze gupfundura, amaze kuma neza, nyiri umurima ngo azohereza, mubyumve neza, azohereza umusaruzi. Amasaka bayashyira ukwayo, urukungu barushyire hehe ukwarwo. Hanyuma ngo urukungu mubyumve neza ngo barutwike, urabyumva? Noneho ngo amasaka bayahunike. Ngo niko bizagenda, ngo niko abana b'Imana bazamenyekana n'abana b'iki ba Satani. Cekinga neza nimba mu murimo w'Imana ukora, cekinga ibyo ukora, cekinga uko usenga nimba uri umwana w'Imana nyirizi. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo mwabindi bo mwese nimumfashe guhimbaza iki Uwiteka. Ukuguru kwawe, amaso yawe, mugeri wawe bigufashe guhimbaza iki Uwiteka. Hari ijambo Yesu yavuze ngo ijisho ryawe nirigucumuza, ngo kugira ngo umubiri wose uzajye muri Gehinomu, ngo icyoshe nuko ijisho ngo ryavamo, ngo ariko umubiri wose ukajya gute ukaba muzima. Ukuboko kwawe ni kugucumuza, icyoshe nuko wagukuraho, ariko umubiri wose ukajya gute ukaba muzima. Yesu nashimwe cyane. Ayo ni amagambo Yesu yagize gute yavuze.
yavuze aya magambo ngiye kubabwira, yaravuze ngo ibyari indamu yanjye ngo byahindutse igihombo kubw'ubutunzi. Haleluya, yumva neza, kubw'ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Mbese hari ibintu ujya ureka, hari ibintu wavuyemo kubera kwizera Yesu. Haleluya. Reka dusomere ijambo, niturangiza babwire icyo tugomba gukora. Yesu nashimwe cyane. Biri muri Yohani wa mbere ibice byaho 3 umurongo wa 16. Kundo icyo ari cyo nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ibidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Bivuga ngo Yesu umwana w'Imana muzima yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ubwacu dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Umukozi w'Imana uwo ari we wese yari akwiriye kuba azi neza yuko afasha abandi. Mu gukorera Imana akaba azi neza yuko afasha abantu, akumva ijwi ry'Imana, icyo Imana imubwira akagishyira mu bikorwa kugira ngo izina ry'Imana rijye gute rihabwe iki icyubahiro. Bibiliya itwereka abantu bagiye bakora Imana n'umutima wabo wose. Numvise ijambo rimbwira ngo bene data muri hano mwuzuye urusengero, nimuhitemo neza mukorera Imana. Yesu yabwiye Petero amaze kumubaza, ubwo amaze ngo mbese abasize ibyabo bizagenda bite bakemera kugukurikira. Yesu aramuhindukira aramubwira ngo Petero, abasize ibyabo bakiri hano mu isi ngo nzabakuramo inshuro zingahe? 100. Ngo kandi nzabaha n'iki? N'ubugingo. Ni umuntu wasize ibye, haleluya, akemera kumukurikira, ngo Imana izamukuramo inshuro 100 kandi izamuha n'iki? N'ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Reka mvuge ku mugabo witwa Aburahamu. Imana yagerageje ngo irebe kwizera kwiwe aho kugeze, yizera Imana, akorera Imana. Mbese muzi amakuru ya Aburahamu mwese? Aburahamu yabyaye umwana umwe, amubyara afite imyaka 90 n'ibindi, ndetse ngo umugore we yari yaracuze. Ariko kubera isezerano Imana yagize gute yamuhaye, iyarisohoza. Ndahanura umuntu wari hano wese ufite isezerano Imana yamuhaye, nakomeza kuguma mu mwanya arimo, Imana izasohoza ibyo yagize gute yavuganye nawe. Koma kuri mugenzi wawe umucugushe cyane, umubwire ngo nturambirwe, mukoreho, ntaburi mukoreho. Ibyo Imana yavuganye nawe no kubisohoza izagira gute? Izabisohoza. Yesu nashimwe cyane. Bizaba uko nguko. Ageze mu zabukuru, Imana imuha umwana witwa Isaka. Irangije amubwira ngo reka ndebe uburyo Aburahamu agize gute ankunda. Iramugerageza, iramubwira ngo Aburahamu, buriya mabwire baririmbye uko muza, ndabizi ko mukora akazi keshi, nabonye ama ministeri, nabonye Bethlehem, nabonye abapasiteri, nabonye amakora atandukanye, nabonye abakozi b'Imana. Imana igireba uburyo ukomeza kuyikorera n'uburyo ukomeza kujya gute kwita, kandi ntabwo izagukuramo aho ngaho. Yesu nashimwe cyane, ntabwo ushaka gukuramo aho ngaho. Imana irangije amubwira ati Aburahamu, ndagutegetse jya ku musozi wa Moriya, numara kugerayo aho niho uzagira gute uzatamba igitambo, kandi
igitambo nkubwiye ugiye gutamba ni umwana wawe Isaka w'ikinege ufite ni Isaka. Aburahamu yari afite ubutunzi, Aburahamu yari afite amashyo, Imana yaramuhaye umugisha, irayo ngo umwana wawe uri butange ni Isaka, nta kundi kunegosiyo. Yesu nashimwe cyane. Buriya kumvira Imana ni ikintu gikomeye. Mukomeze mwumvira Imana, haleluya, muzagera kure. Aburahamu Bibiliya irambwira ngo ntabwo yabwiye umugore, ahubwo yafashe abagaragu babiri arabatwara, bagenda n'inkwi bagendana n'icyuma, bagenda urugendo rw'iminsi 3. Aburahamu afite ibanga. Reka nkubwire mudamu uri hano, mukobwa uri hano, ugomba kuba ufite ibanga, password yawe y'uburyo ukorera Imana, ku buryo iyo password y'uburyo ukorera Imana nta wundi muntu wese wayivumbura. Haleluya! Iyo password yawe ugomba kuyigumana, ibanga ufitanye n'Imana nta bikwiye kugucogoza, ukwiye gukomeza gukorera Imana. Haleluya! Rimwe na rimwe iyo password n'uwo mwashakanye ushobora kutayimubwira, kuko birashoboka yuko yagukura mu muhamagaro, yagukura mu mavuta, yagukura mu gukorera Imana, akakubuza kugera aho ugomba kugera. Aragenda urugendo rw'iminsi 3. Yesu nashimwe cyane. Umunsi wa 3 ngo abwire abagaragu ati noneho mwebwe nimusigare, ndajyana n'umwana wanjye, nimurangiza muduhe inkwi muduhe n'ibi byuma, twebwe turagenda n'umwana wanjye. Ariko Aburahamu afite iki? Ibanga. Imana irashaka ko n'abantu bafite ibanga baririmba. Bapasteri ugomba kugira ibanga. Yesu nashimwe. Buriya hari amajwi y'Imana n'amajwi ya Satani, utari wamenya kuyatandukanya uba n'ikibazo gikomeye. Yesu nashimwe cyane. Satani azakubwira, azanakongorera, nudasubira ko ari Satani ukongorera, uzahura n'ikibazo gikomeye. Buriya ngiye uburyo mpanura, mfite ibanga mfitanye n'Imana sinarivugira hano, navuze password yanjye. Nukuvuga ngo yari ijwi ry'Imana, Imana ikampamagara umubare tuzira ngo ngewe nawe, hari umubare tuzira ngo ngewe ikampamagara wa mubare ukuzura, menya ko ari Imana. Ibindi bintu bimpamagaye ubwo nyine simbyitaba, njya menya ngo Imana yampamagaye, njya menya ngo na Satani ashaka kumpamagara, nkavuga ngo Satani mva inyuma. Haleluya! Impamvu Aburahamu yasize bari abantu, yanze yuko Satani aza kujya gute kubakoresha. Umva igitangaza cyabaye. Umwana yaramubwiye ngo papa, ko mbona inkwi, nkabona n'icyuma, nkabona ibintu byose, ariko simbone iki igitabo, biri bugende gute? Aburahamu ufite ibanga aravuga ngo mwana wanjye, Imana iri bwishakire iki igitabo. Tukoze Imana, twakoreraga Imana inkweto zaratobotse, tugakorera Imana tukaba twaburaye, ariko tukaba dufite iki? Ibanga. Yesu nashimwe cyane. Ugomba kuba ufite iki? Ibanga. Haleluya! Aburahamu aba uko biri kose, mwana wanjye, Imana iri bwishakire iki igitabo. Yesu nashimwe cyane. Aburahamu ngo afata umwanzuro. Aburahamu arimo aririmba, arimo yinginga Imana, aho yategeza ngo Imana ibuze kumbwira ati mwana wanjye bireke. Uko akomeza aririmba, uko azamuri icyuma, haleluya, ngo Imana ireba mu mutima wiwe ko yamaramaje kugira gute kwikorera. Haleluya! Irungurutse mu mutima, ibona kuzamura icyuma kwiwe, yamaramaje kugira gute kwikorera. Ubu kuntu yamubwiye ngo Aburahamu akizamura ibyuma, Aburahamu ubwo utangiye umwana wawe ukwemera kumumpa, iramubwira ngo uwo mwana ntukoze w'icyuma, ariko kandi ngo
haleluya. Bibiliya irambwira ngo ako kanya ngo Imana imuhumura amaso ngo abona umwana w'intama, haleluya. Imana yari yateguye ugomba gusimbura iki? Isaka, haleluya. Nimukorera Imana neza, mukabana n'Imana neza, Imana izabaha isimbura mu by'isi. Imana yacu nishimwe, haleluya, haleluya. Ndumva ijambo rimbwira ngo amasezerano Imana yakubwiye izayakugeragerezamo, nimara kuyageragezamo ikabona uwemewe, ikabona ugeze ahantu wemerwa, haleluya. Hari ibintu izahindura, amateka yawe ahinduke kubera uburyo wemeye kujya gute gukorera iki? Imana. Katusoze. Yesu nashimwe cyane. Mumere nka Aburahamu, mumere nka Yefuta. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Hari abagabo bagiye bakorera Imana mu buryo bwabo, bagakorera iki? Imana. Yesu nashimwe cyane. Amahanga yose n'amoko yose manibi isi byose bifashe gushime Uwiteka, tumuvugirize impundu, tumugambire kuko yakoze nta n'ubu ndi wabishobora. Subira aho konyine. Amahanga yose ndetse n'amoko yose y'igihugu y'isi yose bifashe gushime